Susapu nizere ko mumeze fresh zana, nizere ko mumeze neza, nizere ko weekend yanyu ikomeje kugenda igenda neza cyane umunsi ku wundi. Ni Wisdom TV Rwanda, nakubwiye ngo niba warakoze subscribe uraza kujya uba hafi y'amakuru agezweho kandi ku gihe. Niwo mumaro wo kuba warakoze subscribe hano kuri Wisdom TV Rwanda. Nababwiye inkuru y'Yago akimara gushyira hanze video y'umutinganyi Jihad barimo yikinisha, abantu baratungurwa cyane, ariko abantu bose bari bategereje kuza kumenya ngo ese nyuma yaho Jihad akoreye ikiganiro abivugaho ese Yago araza kongera gusubiza Jihad. Yago yaje gukora ikiganiro cy'amasaha 2 arenga, ni ibintu bitari bisanzwe. Akora ikiganiro cy'amasaha 2 arenga, ni ikiganiro kirimo no kurebwa cyane, ni ikiganiro cyarimo kuri kwinshi cyane. Narabibabwiye ndababwira ni byanga bikunduye umugabo witwa Yago. Ndibona ngira nk'agafanta gake gake turi muri weekend. Ndababwira ni uyu mugabo witwa Yago kuva akimara kuva i Kigali byanga bikunda araza kurekura imiriro iteye ubwoba, niko byaje kugenda n'ubundi nk'ibisanzwe. Yaje kwibutsa, yaje gutangira ikiganiro atangira aririmba Suwejo, aravuga ati niyo ndirimbo navuga ko yaneje ibibazo byose, kandi koko ugarutse inyuma ukareba indirimbo yitwa Suwejo ukareba neza wasanga isa naho ariyo yateje ibibazo. Utigute ni indirimbo yakoze irakundwa ku kigero abantu batatekerezagaho. Yarimo abastari benshi cyane baje kumusapotinga batekereza ko wenda ntacyo bizamara cyangwa se bitazagira umumaro cyangwa se ari kuyikora byo kwishimisha. Babona ashyizemo iya kabiri ni ibibazo byatangiriye kuzambara, avuga ati wa muntu ashobora kuba aje guhangana. Abastari bose bari muri ya ndirimbo batangira kujya bagenda bamwicaho umunsi ku wundi. Rero ibihe byaje kugenda bikomeza. Yago yatangiye aririmba iyo ndirimbo, aravuga ati indirimbo yateje ibibazo ikanangira nyuma aririmbira. Ariko kandi ubwo ikiganiro cyaje gukomeza yaje kugenda nkuko mwabibonye muri kano ka video kabanje imbere, yaje kugera ku mutinganyi witwa Jihad, noneho arashyingura. Aho yaje kuvuga ko ababyeyi be bakoze genocide, ati mvuge ahantu ababyeyi bawe bari. Abantu bikangamo uravuga bati mwuko byaramwe ibintu ko bigeze habi cyane. Cyagaravuga ati amagambo na postinze muragenda muyakoresha mu buryo bubi, buri negative. Abantu bankurikiye baze kwihangana nuko mashaka kubageza amakuru agezweho, ariko ndimo ndarya, niyo mpamvu mwumva arimo kuzamo akantu ko gusa naho gaciye mu gake ariko nikaze kubarakaza. Yago yibutsa abantu ko isi yarwaniye igihugu, yaje kubapfa mu myaka ishize, ariko ari mu bantu babohoye igihugu. Aravuga ati ngiye nkunda igihugu na data yarakirwaniye, sinzi impamvu mukomeze kugenda muvuga ko nahunze u Rwanda, ku Rwanda nta mutekano. Ibyo sinabivuze, sinahunze u Rwanda, ahubwo nahunze agatsiko kabashaka kungira nabi. Kandi ko kurebye na titre y'icyo kiganiro ubona ko nibyo biriho. Bamwe rero akimara kuvuga ko Jihad ababyeyi be bakoze genocide, abantu baguye mu kantu, comment niko zari nyinshi cyane. Avuga ati umutinganyi twa Jihad ati ababyeyi be bakoze genocide, ati bityo nyimenye no mu cyunamo nagajya posting. Yago ubona ko no mu bantu bakora ibintu bye yitonze atuje cyane, ukabona ko no umuntu ukora ibintu bisa naho yabiteguye, n'umujene udahubuka ufite gihamya. Cyaje kugira kwitwa Jihad nako Brian, amwitse ko Brian yagiye gutaramira muri Uganda. Yerekana screenshot, abana kurikiranye video bayibonye, yerekana screenshot, aravuga ati ukurikije screenshot hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4. Murabizi ko cyunamo gitangira ku itariki 7 z'ukwa 4, yari afite igitaramo mu kabari kari muri Uganda. Se ubwumva uwo muntu aha agaciro imibiri yacu. Abantu bakomeza kwikangamo, niko yaje kugenda agera imbere. Nekereza ko wenda ndaza ko nuko magira ngo mbaha update cyangwa se mbahe breaking, ariko nundi ndaza gukora ikiganiro kindi kirambuye kibivugaho. Ndagira ncaho mu ncamake. Avuga witwa Sabe, avuga ukuntu yagiye amugambanira, avuga ukuntu yishyuye T Brown. Ubwo T Brown yari afunzwe, Yago yaragiye kumusura. T Brown amubwira ko ntafungurwa hazamuye ikiganiro. Agifungurwa ngo witwa Sabe yaramuguze, hanyuma abagiye iwe. Urabona ko kandi Sabe ngo yaje gutwara witwa Brian nyuma y'aho bapangiye content. Yagenda gasa n'umuntu utanga ukuri, noneho bitandukanye na bimwe byo kuvugira mu marenga cyangwa se byo guca amarenga. Noneho uyu munsi yaje kuza avuga amazina cyangwa se avuga imbwa mu mazina yazo. Arongera aravuga ati wowe Sabe
najyaga nkwemera mbona umunyamakuru w'umuhanga nanabikubwiye ariko waje kuvangirwa n'ubugome n'ishyari abatireba nk'ejo ubundi ibintu wabazaga umwana umubaza ababesto aho byari bikugejeje arongera komo witwa Chita aramubwira ati we Chita ati wari umwana mwiza ariko aho uhuriye n'uwo munyeshyari yaje kugenda guhindura ati kandi bizakugora no kuhava. Ni ikiganiro kirenga amasaha 2 arenga cyarimo kuri kwinshi cyane cyari kirimo amagambo ateye ubwoba ariko y'ukuri ari nabo kandi proof cyangwa evidence gihamye cyane nyinshi cyane abantu bakomeza kugenda rero batungurwa n'icyo kiganiro. Ageze kwitwa Titi Brown avuga ati wowe ati urinda shima nagusuye muri gereza na mbere yaho naragufashaga ariko ugeze hanze witwa Sabi yaje guhindura akomeza kwitwa Rene waje kugenda akoresha abatandukanye barimo ba Rocky kugira ngo bagende basensibiliza cyangwa se babwira abantu ko channel yitwa Yego TV show atariye ari Knowless na Clement ibyo bihuha mwagiye mubyumva akavuga ko ibyo bihuha byose byaturukaga kwitwa Irene muri Ndahabi ati kuba naraje kuvuga ko ari ikimuga no umujinya w'ubugome yaramaze iminsi ankorera maye ariko bikomeza kugenda urumva ni ikiganiro cy'amasaha birarenga kugikoramo imine biragoye ariko n'ubundi turaza gukomeza kubana muri zimwe mu ncamake z'ibyakibiremo cyangwa se z'ibyakiranze ubona ko wa mugani nk'uko yabyanditse bati imyaka 4 bamaze banyica urubozo avuga ko barimo Sabe barimo Irene ubona ko ni imyaka yari igoye urumva ibyo bintu byabaye mu myaka 4 kubivuga mu gihe cy'amasaha 2 agusha gusanga nayo wenda yabaye makeya ariko ndavuga ni nibura reka nse naho mbaciriye ku mayange abantu bari bazi ko wenda ubwo yashyize hanze video ya Jihad yambaye ubusa wenda biri buze kugarukiraho wenda biri buze kurangirira aho ngaho ariko abantu baje no gutungurwa nyine no kubona noneho agaratse avuga ati watangiye kujya ku matwita uri muranaliza ko ndi Inyangarwanda nyamari wanyu barisha abantu iso afunze azize genocide umva ko ni ibintu binini cyane byavugiwe muri iki kiganiro. Reka rero mbabwire ngo ukomeze gukurikirana Wisdom TV narakubwiye ni kudukurikira no kuba hafi y'amakuru agezweho kandi abayizewe n'ahandi rero wayasanga niyo mpamvu abantu bari muri weekend nyamuneka muze kugenda mukirika kuri no video mukomeze kugenda muyihererekanya kugira ngo mubashe kugenda musobanukirwa abantu baba batabonye wenda uko bari cya kiganiro cyose cyane ko ari cyinshi gukura mutwe duki rero hari gihe bikugora ko bati ikiganiro cy'amasaha 2 cyose nacyumva niyo mpamvu nza nkaguhinira hano iminota 8 nkayikubwira mu ncamake byabaye mu masaha 8 niwo mumaro wo kwiga niwo mumaro wo gukora ibyo umuntu abazi kandi bituma wenda unabireba nibikurambire ngayo nguko rero reka tuze kubana n'undi mu bindi biganiro bitandukanye biri buze gutambuka hano kuri Wisdom TV Rwanda nkuko bisanzwe wowe icyo musaba ni kimwe no gukora subscribe ubundi ukajya ukurikirana amakuru yizewe agezweho mu isi ya none narabwiye ni umuntu twayago nibwo agiye gutangira kuduha show noneho na nicyo yikanga rero yabitangira ikiza ko nyuma y'iki kiganiro n'undi turaza komeza n'undi kubona ukundi kuri kwinshi cyane reka dusubire mu ganiro cyacu.